Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje kusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje kusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Wakosohora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsindi kintu busabwa nuko na kugiye kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjye mbishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa duhamagare kuri 0789531626 utubwira akarere ushaka gukoreramo, utubwira itariki ushaka, utubwira isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha, twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero tuze tukwigisha mudasobwa warigishije, ariko mbere yo kujya mu kizame ushaka guhura n'umwarimu akaguhugura, koresha nimero tuze tuguhugure ujye mu kizame usa nk'ugiye kuzana uruhushya rw'agateganyo rwawe. Ndakeka ko amaze gukanda subscribe hasi, ndizera ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ango hanyurwa mu cyerekezo kimwe, B ntihanyurwa, C umuhanda udakomeza, mu gihe kuri D kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kinini B ntihanyurwa. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza wowe ukibonye niwemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuvayo kubera ko bo kiba kibateye umugongo. Kikaba kivuga ngo ntihanyurwa, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugiramo kota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombeje ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu ntabwo turi amarobo, birashoboka ko ushobora kuba uri gutwara ikinyabiziga ukagira ibitotsi. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango gucuranga umuziki cyane ugahita ucuranga nk'amapiyano, B kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, C kuva mu muhanda urombeje w'ice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, mu gihe kuri D kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C kuva mu muhanda urombeje w'ice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Urabizi ntiwatwara ikinyabiziga wasinziriye, biba byaguteza ibyago, bikaba byatuma uteza ibyago n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Niyo mpamvu uva mu muhanda urombeje w'ice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, harimo no kugendagenda kugira ngo ibitotsi bishire vuba, ubone gusubira mu kinyabiziga cyawe, ubone gukomeza urugendo rwawe. Kandi bino bintu bikunda kubaho
ingendo, hari nk'umuntu utwara ikinyabiziga umunsi wose, hari nk'umuntu utwara ikinyabiziga cyambukiranya imipaka, biba byashoboka ko ushobora kugira ibitotsi kumva wasinzira. Rero uzajya uhita uva mu muhanda urombeje ibice byinshi, uhagarara ahantu hatekanye. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 16 16 tugufashe kubona kode nziza. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera ku gihe. Wazagerwa wakora rimwe ugahita utsinda. Aho ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, umuntu asigaye bari mu Rwanda akiga muri Amerika. Nibwo buryo dukoresha turi kukwigisha uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se ufite akazi katakunda guze twigane mu ishuri. Tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urakibona muri telefone yawe bitewe n'isomo turi kwigana. Rero ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 16 16 ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima. Hatangiye kwijima, ese umuyobozi w'ikinyabiziga no kubera iki uhita ucana amatara? Ngo kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza, be kugira ngo abandi biborohere kukubona, se kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuramaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika agapapuro. Impamvu hano isoki kuri nta kindi ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imizigo yikorera n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Niba bishobora kurenza ibihe bipimo, hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. A santimetero 20, B santimetero 30, C santimetero 50. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo santimetero 60. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kuyandika agapapuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C santimetero 50. Utari wahisemo C, ibibazo biragaruka. N'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Wibutsa ko ukeneye kujya ubona ikintu cyose nshyizeho, ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda kino kizami kiba kimaze gukorwa, amasomo nshyiraho, biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, ujya urahita ubibonera ku gihe kandi ni ibyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika agapapuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho rino tara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ku kinyabiziga. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika agapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni impande eshatu cyangwa ni impande enye? Ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aha dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero naka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. C umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni se umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Hano kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gitegeka n'icyapa cyose uzabona giteye kubwo buryo uzamenye ko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ariko buri gihe ntabwo hahoraho 30, bashobora gushyiramo 60, bashobora gushyiramo 80 bitewe n'uwo muvuduko muto ntarengwa utegetswe bari kugutegeka bitewe n'aho hantu ugeze. Nuvuga ngo umuvuduko muto uhita ugenderaho aba ari uwo nguwo wanditse mu birango. Ndakeka ko waramuzamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ubugari bwayo bukava kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ngo ku bipimo bikurikira. Kubiye bipimo: A ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C metero 3. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kuyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Noneho kino kibazo niba kikubaza neza kimeze gutya, ariko ibi bipimo baduhaye mu kibazo ntibabishyiremo, nibyo uzasubiza. Ubwo niba kikubaza bino bipimo bashyize mu kibazo batabishyizemo, uzamenye ko uzasubiza ko ari metero 2 na santimetero 75. Ariko niba bashyiramo bino bipimo bizava kuri metero 2 na santimetero 75 bigere kuri metero 3. Ndakeka ko uburyo bazakikubazamo bwose uzahita ubikora, kuko mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ni ukuvuga ngo ikamyo iyo ari yo yose ntiyarenza ibipimo bikurikira by'ubwikorere. Ibihe bipimo: A ngo toni 10, B toni 16, C toni 24. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, mbibusa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000, ariko hakabaho ingero kugira ngo boroshye ibintu. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Bavuze ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose. Ikamyo iyo ari yo yose ibaho ese ntishobora kurenza toni 10, kandi tuzi ko hari nk'ikamyo ishobora gutwara na toni 50. B baratubwira ngo toni 16, kandi tuzi ko hari ikamyo ishobora gutwara nayo igatwara amakamyo, ikaba ari ikamyo ariko igatwara andi makamyo. Seka ngo toni 24, hari amakamyo menshi yarenza toni 24. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, kuko batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenga toni 24, ntishobora kurenga toni 16, ntishobora kurenga toni 10, kandi hari nk'ibikamyo biba bitwara andi makamyo bigaheka andi makamyo. Niyo mpamvu hano nta iso cy'ukuri kirimo, ko hari n'amakamyo bashobora gutwara toni 50. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Kunyuranaho ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo no kudepasa, bibujijwe gusa igihe. Bibujijwe ryari? A ngo igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. B ngo umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. C ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo amaze kuyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, iyo udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho. Noneho iyo ucagaguye uba wanyuranaho, uba wahindura icyerekezo, uba wanakatira ibumoso. Ariko iyo udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho. Ndakeka ko waramutse utambamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga gitutse mu kindi cyerekezo, ubwo ucanye amatara maremare noneho ugahura n'ikindi kinyabiziga kiri kuza kigusanga, kiri guturuka mu cyerekezo uri kujyamo. Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Ukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Kubera icyo uba ugomba kuzimya amatara maremare? Kubera ko birashoboka ko urumuri rw'ayo matara maremare y'ikinyabiziga cyawe ashobora guhuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu waba mugomba kwitonda. Wabona umuyobozi w'ikinyabiziga aturutse mu kindi cyerekezo aza gusanga ucanye amatara maremare, ugahita uyazimya kugeza ikindi kinyabiziga kibaje cyatambuka. Cyamara gutambuka ukaba wakongera ukayakoresha, ariko waretse kikabanza kigatambuka icyo kiba kiri kuza kigusanga. Ndakeka ko rero waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi kugusorana kino kizame, iki cyapa urabona gifite ishusho. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo ni ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura no kuvuga ngo ni ishusho ya mpande 3 umuzenguruko w'umutuku, ibyo byose aba ari kimwe. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. Arabaho hegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Ese hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni C. Ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Nk'uko mpora mbibabwira, tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video urayisoza. Nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Nubona utari kuyibona, nyandikira kuri WhatsApp, nimero mba nayibahaye nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2, nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikimodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. A. Imodoka igomba kuba ifunze. B. Umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari isoki cy'ukuri, B ikaba ari isoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari isoki cyanyacyo. Hano urabona isoki cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka mu gihe ikinyabiziga cyawe giparitse
ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka kugira ngo ibinyabiziga biza bigusanga bimenye ko waba ubabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda, bakubonere kure utabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, B ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, C ikavuga ngo iki? Se ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. Mu gihe kuri byo bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma arakudepashije, ese wowe uba ugomba kwitwara ute? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kuyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mu gihe batangiye kukunyuraho we ntabwo unyuranaho. Kubera iki? Kubera ko niba agiye kukunyuraho aba agiye kukunyuraho aciye mu ruhande rw'ibumoso. Rero nawe unyuranyeho kandi batangiye kukunyuraho, waba uri kumusanga ibumoso ugiye kumugongerayo. Niyo mpamvu mu gihe batangiye kukunyuraho ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, urareka uwo nguwo watangiye kukudepasa akabanza akagenda, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ese bikurikizwa gusa he? Ngo mu masangano, ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Se ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera bitandukanya. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera bitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Kubera iki? Ese bino bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo tubonye bino byapa bibuza n'ibitegeka, uraza ukaza waba ukigihitaho icyo cyapa, akaba ari bwo utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Bitandukanye n'ibyapa biburira. Nk'icyapa kiburira niba bari kukubwira ko hari umuyaga w'intambike, ukibona mbere ukabanza ukagenda urugendo rungana no hagati ya metero 150 na metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari umuyaga w'intambike. Ibi bibuza nibi bitegeka byo duhita dutangira kubikuzurikiza igihe tubihiseho. Niyo mpamvu bavuze ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze ariko n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Iyo bavuze ngo aho bagobokera ibinyabiziga ni nko kuvuga ngo cyerekana ahantu hari igaraje. Ese kirangwa naho kuba gifite yahe mabara? Hano itegereze neza uhitemo iso kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ngo ubururu, umweru, umutuku. B umweru, umukara, ubururu. C umutuku, umweru, umukara. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Uwi hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Murabizi bino byapa nyongera niyo video narayibakoreye iri kuri YouTube channel ya Rwanda Driving College TV. Bafite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu bavuze ngo umweru bari kuvuga ku buso, umukara ibirango biba bisa umukara, ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu. Iyo video utarayibonye nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2 kugira ngo here kuzagira ikintu kikugora nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe.
A iravuga ngo aho banyura bazengurutse. B cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C cyerekana ahegereye inkomane. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kubyitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A. Aho banyura bazengurutse kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira bikaba bishyirwa muri metero hagati y'150 na metero 200 by'ahantu habyerekana. Nubango kino cyapa urakibonye kiri kukubwira ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse ariko uragenda urugendo ruri hagati ya metero 150 na 200 kugira ngo ugere aho banyura bazengurutse ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ugeze kuri rompwe ugeze muri rompwe. Ndakeka ko warafitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro turawisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga birekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Nuko ngo ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 biba bigomba kugabanywamo amatsinda bikagenda aratsa amatsinda. Rero riratsinda rero igomba kuba bifite ibipimo bitarengeje metero 50. N'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma uriya mwanya uba uri hagati naho byibura ugomba kuba ungana na metero 50 mu burebure. Ariko ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibyo bintu byo kugabanyamo amatsinda ibinyabiziga ntibikurikizwa ngo ku binyabiziga bikurikira. Ubwo bishatse kuvuga ngo ibyo binyabiziga byo nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500 ntibigabanywamo amatsinda. Ibihe binyabiziga ango ibinyabiziga bya polisi birekeranyije. B ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi birekeranyije n'ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro byo ntibijya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500 ntibijya bigabanywamo amatsinda. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro turawe yisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Itegereze neza. Murabizi bino bimenyetso byaka bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Ese iki kimenyetso cyaka kibikwemerera gukomeza uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Kitegereze neza. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo yego. B yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. C yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo oya. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Oya. Kubera iki? Kubera ko ari umutuku. Murabizi iyo hasi icyatsi uba ufite uburenganzira bwo gukoresha icyo kimenyetso. Haba hatse umuhondo ukitegura guhagarara kubera ko biva mu muhondo bita bijya mu mutuku. Iyo hari kwaka umutuku ho ntuba wemerewe kugenda. Niyo mpamvu duhisemo ko iso cy'ukuri ari D. Niyo mpamvu tucyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikurwa n'inyamaswa nacyo gikuriye ikindi uburebure bw'ibikurwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho hagomba ibi bikurikira. Ese haba hagomba iki? Anga umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B abaherekeza babiri. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri n'abaherekeza babiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye bwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro hari iso kuri nta kindi ni habakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndizera ko waramusukamo ndizera ko waramusikandika ku papuro utarahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabujwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibe ibipimo kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye ango santimetero 30, b santimetero 40, c santimetero 50, mu gihe kuri dore kuvuga ngo metero 1 na santimetero 55. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni b abari santimetero 40 kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Igihe ikinyabiziga gipakiye biba bishoboka ko bino bipimo byahinduka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye aba ari santimetero 40. Ndizera ko waramuzamo b, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe basikuye ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Nahawe rero gukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Ukeneye code nziza aho waba urose mu gihugu twandikire iyo ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona code nziza. Twaba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora tukaguha imyitozo aragufasha kwitegura neza. Aho ugize ikibazo tukagusobanurira, serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Wakenera ko tukwigisha tukakwigisha aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tuyafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze tukwigishe mudasobwa warigishije ariko mbere yuko ujya mu kizamu ukeneye guhura n'umwarimu akaguhugura koresha iyo nimero tuze tuguhugure. Ibindi abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ibibazo bikunda gukaruka, mwibuke gukanda subscribe. Uvuye gukora uratsinze, fata zino video uzisharinga ku nshuti zawe nabo baze dukorera rimwe duhita dutsinda. Murabizi none ngo yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.